reka twongere tubifurize igitondo cyiza mwese mukomeje gukurikira Davis Entertainment muri aka kanya. Reka tubabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza aho mwamudukurikiye muherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze ijyarwo. Nkuko bisanzwe rero turagarutse n'amakuru yacu, n'amakuru agezweho kuri itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'uracyari 2024. Nkuko bisanzwe rero iyi ni Davis Entertainment, aka nakanya k'amakuru. Muri aya makuru rero tukaba turaza kwibanda ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye ku bikomeje kuvugwa hano mu myidagaduro ya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Tukaba turaza kwanyarukira mu makuru rero, tukaba turaza kwibanda by'umwihariko ku ngingo zigiye zitandukanye. Turaza rero no kuvuga kuri album ya Bruce Melody ikomeje kuvugisha abantu benshi kubera gutinda kujya hanze. Kuri ubu rero n'izina ryayo ryari ryaratangajwe ari ryo Sample, kuri ubu ngo ryamaze kuba iri album nyine yahabaga irindi izina. Mu minsi ishize rero nibwo byatangiye nyine kuvuga ko album ya Bruce Melody yise Sample yagombaga kujya hanze muri Gicurasi. Birumvikana ni mu kwa gatanu 2024 ngitagisohotse nkuko nyine abantu bari babyiteze bitewe n'akazi kenshi Bruce Melody afite muri iyi minsi. Harimo n'ibitaramo nyine byo hanze. Kuri ubu ngubu rero bakaba bari baratangaje n'indi ndirimbo ngiza banziriza iyi album. Iyo ndirimbo ikaba yitwa Soweto, ariko nayo kuri ubu ngubu ikaba itarasohoka. Tukaba turaza kubigarukaho rero mu buryo burambuye. Nanone muri aya makuru ndaza kubwira ko Bulldog yahishuye ko nyine ihangana mu ndirimbo ryabaye hagati ye na Riderman ngo byari ibitekerezo by'ubwana n'amaraso ashyushye ya gisore, ku buryo uyu munsi batatinyuka kubikora bitewe n'imyaka barimo. Ibi rero uyu muraperi akaba yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yagiranye itangazamakuru ubwo yavugaga kuri album Igitabo cy'Amategeko aherutse gukorana n'umuhanzi Riderman. Ubwo nabyo tukaba turaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Nanone amezi agera kuri 11 arashize filime ya mbere ya Tom Cruise itagaragara muri Nyakanga rero 2023. Uyu muhanzi akaba n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe gutanga amaraso muri RBC, Muyombo Thomas, wamenyekanye nka Tom Cruise, nawe yari yaratangaje ko yatangiye gukora kuri filime ye ya mbere ngo izaba yihariye mu rugendo rwe rw'ubuhanzi n'umwanditsi w'ibihangano birimo n'ibitabo. Icyo gihe rero yavugaga ko mu Kuboza 2023 ngo aribwo azatangira ibikorwa byo gufatira amashusho ye iyi filime, ngo kandi ko imirimo ibanziriza ikorwa ryayo ngo ryarangiye. Tukaba rero nanone turaza kubigarukaho byimbitse iby'iyi filime ya Tom Cruise. Nanone muri aya makuru turaza kurebera hamwe mu bikubiye mu masezerano ya Grammy Awards yagiranye n'ibihugu birimo u Rwanda. Sosiyete ya Recording Academy isanzwe itegura ibihembo bikomeye ku isi bizwi nka Grammy Awards yatangaje ko yatangiye urugendo rw'amasezerano y'imikoranire yagiranye nyine n'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika birimo n'igihugu cy'u Rwanda. Reka rero amakuru yacu ku buryo burambuye tuyahere kuri iyi album ya Bruce Melody yahinduriwe izina. Bruce Melody rero album ye ikomeje kuvugisha abantu benshi kubera gutinda kujya hanze. Kuri ubu rero izina ryayo ryaratangajwe ko ari ryo Sample ryamaze kuba ryahindurwa. Iyi album ikaba yamaze guhabwa irindi izina. Mu minsi ishize rero nibwo byatangiye kuvugwa ko album ya Bruce Melody yise Sample yagombaga kujya hanze muri Gicurasi 2024 itagisohotse nkuko abantu bari babyiteze bitewe n'akazi kenshi Bruce Melody afite muri iyi minsi, harimo n'ibitaramo ashaka gukorera hanze. Byabaye rero ngombwa ko babyigize inyuma kugira ngo bazayishyire hanze bafite umwanya wo kuyimenyekanisha nk'uko byemejwe na Bruce Melody ndetse n'abareberera inyungu ze. Mu kiganiro rero Coach Gaël ureberera inyungu za Bruce Melody muri 1.55 AM yagiranye na The Ben n'itangazamakuru muri rusange, yatangaje ko album babanje kuyita Sample, ariko kuri ubu bakaba bamaze kuyihindurira izina bayita Colorful Generation. Coach Gaël rero kandi akaba yaravuze ko mu gihe indirimbo Soweto biteganyijwe kizajya hanze mu ntangiriro za Kamena 2024 ngo
bakabona irakunzwe cyane ngo bizatuma igihe cyo gushyira hanze alubumu gishobora kwigizwa inyuma, ikabanza nyine ikazaba igizwe n'indirimbo zigera kuri 16. Usibye rero kuba baratangaje ko ibitaramo n'akazi kenshi aribyo ntandaro y'isubikwa ryo gushyira hanze alubumu The Choice Life cyangwa se itangazamakuru rya no mu Rwanda muri rusange, batangaje ko amakuru yizewe avuga ko ngo hari indirimbo nyinshi zigize iyi alubumu zitaratunganwa, harimo na Soweto igomba kujya hanze mbere ya alubumu, ari nayo rero Bruce Melody yagiye gufatira amashusho muri Nigeria. Reka tudatinze rero dukomereze kuri Bull Dogg wishuye ko ihangana mu ndirimbo ryabaye hagati ye na Riderman ngo byari ibitekerezo by'ubwana n'amaraso ashyushye ya gisore, ku buryo uyu munsi batabitinyuka nyine bitewe n'imyaka bagezemo. Ibi rero uyu muraperi yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yagiranye n'itangazamakuru ubwo yavugaga kuri alubumu igitabo cy'amateka aherutse gukorana na Riderman abibukare mu myaka myinshi itambutse. Riderman na Bull Dogg ni bamwe mu baraperi bigeze gukozanyaho mu indirimbo zitandukanye, icyo kora baza gushyira akadomo ku bushyamirane bwabo, ahubwo bahitamo gusenyera umugozi umwe. Nyuma rero yo gushyamirana, abaraperi bahuriye mu mishinga y'indirimbo zitandukanye ndetse zanakunzwe, ariko ikijyanye no gushyamirana kwabo bakaba nacyo baragishyizeho akadomo. Bull Dogg rero ubwo yarabajijwe kwihangana ryeruye ryabaranze mu myaka yashize, yavuze ko ibyabaye ngo byari ubwana ndetse n'uyu munsi iyo babitekereje basanga byari ibintu bidakwiriye bitewe n'imyaka ya gisore bari bakirimo. Ati biriya rero ni ibintu by'ubwana, umuhungu wese uri mu myaka 22 na 24 aba yumva ari agasore, ari umuntu urenze, yumva ibitekerezo bye ari byo bya mbere, akumva nta muntu wamushotora ngo aceceke. Iyo rero umaze gukura usanga atari byo byangombwa. Reka dukomereze kuri inkuru ya Tom Close. Muri Nyakanga rero 2023 umuhanzi akaba n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe gutanga amaraso muri RBC Muyombo Thomas yatangaje ko yatangiye gukora filime ye ya mbere ngo izaba yihariye mu rugendo rwe rw'ubuhanzi n'umwanditsi w'ibihangano birimo n'ibitabo. Icyo gihe rero yavugaga ko mu Ukuboza 2023 aribwo azatangira ibikorwa byo gufatira amashusho iyi filime ye, kandi ko imirimo ibanziriza ikorwa ryayo ryarangiye. Uyu munyamuziki rero uherutse gusohora alubumu ya 9 yise Essence asanzwe afite impano yo kwandika ibitabo cyane cyane ibigenewe abana. Impano rero z'umurimo yagiye azigaragaza mu bihe binyuranye, ariko ntiyigeze agaragaza impano yo gukina cyangwa se kwandika filime. Ubwo rero mu kiganiro rero ijambo ryahindura ubuzima Summit, Tom Close yavuze ko yagize uruhare muri iyi filime ye binyuze mu kuyandika no kuyiyobora, ariko ntabwo azayikinamo. Ati rero ntabwo nge nzakina iyi filime, ariko nza producinga cyangwa nza producer wa filime. Nukuyandika rero ukanayiyobora uko ikinwa ndetse nuko itegurwa gutunganwa kwayo igasohoka ikajya hanze. Yavuze ko rero afite inkuru nyinshi yanditse azakuramo imwe ikakinwa nyine muri iyi filime. Ati rero inkuru zo zirahari, mfite inkuru nyinshi z'amafilime nanditse ndetse n'imishinga, hari abo turi kuyifatanya muri no minsi ku buryo izajya ahagaragara mu gihe cya vuba. Nyuma y'ukwezi kumwe rero, ubwo ni kuvuga muri Kanama 2024, Tom Close ari kumwe n'umugore we Ingabire Ange Tricia basinye amasezerano na Zucu TV yo kumukorera nyine iyi filime. Kuva icyo gihe rero ntiyongeye gukomoza kuri iyi filime. Mu kiganiro cyihariye rero n'itangazamakuru, Tom Close yavuze ko ikorwa ry'iyi filime ngo ririmbanyije ngo kuko ibijyanye no gushaka abakinnyi ndetse n'ikipe izayikoraho yamaze kurangira. Ati filime rero iracyari muri pre-production, ati ariko mu gihe cya vuba nayo ngo iraba irangiye. Reka dukomereze ku bikubiye mu masezerano Grammy Award yasinyanye n'ibihugu birimo u Rwanda binyuze mu itangazo rigenewe abanyamakuru kuri uyu wa kane ku itariki ya 13 Kamena 2024. Recording Academy yavuze ko yagiranye amasezerano n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB agamije kwagura ibikorwa byayo bamaze igihe batangije ibyo gushigikira abahanzi ku isi yose. Ibi rero bikaba byaratangajwe nyuma y'uko muri Kamena 2023 umuyobozi wa Recording Academy Haver
Mason Jara yagiriye uruzinduko ku mugabane wa Afurika mu bihugu birimo Ghana, Nigeria ndetse n'u Rwanda. N'uruzinduko rwatumye mu bihembo Grammy Award hashyirwaho ibyiciro bishya bitatu birimo igihariwe abanyamuziki bo muri Afurika Best African Music Performance. Ibi byiciro rero bikaba byarashyizweho nyuma y'isuzuma ryakozwe abategura Grammy Awards bagasanga umuziki wa Afurika cyane cyane wubakiye kuri Afrobeat na amapiano uri kwishimirwa cyane hirya no hino ku isi. Miriam rero Makeba niwe muhanzi wa mbere wo muri Afurika wegukanye bwa mbere igihembo cya Grammy mu 1966. Amakuru rero twari tubafitiye muri uyu munsi, reka tuyahinira ahangaha nkwibutsa ko amakuru yacu arakagaruka aribwo bwa mbere udusuye. Ushobora gukanda buto ya subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho uko bukeye no kubwije. Reka tubabwire ngo